ubundi se muri kubasezera mwari muzi nanjye nta perezida hagati zarimo yerutse no kugura ikarito y'amakarito zamuye amaboko nguhe icyubahiro vuga ineza yawe wowe mucunguzi warinze ubugingo bwanjye buri mu makuba imitego y'ababisha uyiburizamo satani yaneza urupfu nkamurandokora nanjye sinza buriya rero Kadundo naritegereje neza ndareba neza nsanga ku mupasiteri urabona ya nkuru iri muri Bibiliya wa mugabo ujya agafata Yesu uriya wamubatije mu mazi magari bamwitaga ngo ikibutsa nindera Musa Musa umubatiza ni Musa umubatiza noneho urabona ukuntu yamushyize mu mazi magari akamushyiramo amudubikamo urumva ni Yesu ndi kuvuga agahita amwita izina sha rya zina rya zina yamubatije yamwise ngo iki Pilato se oya Pilato kandi azi ko ari we wamwishe ahubwo yamubatije Abeli Abeli sha Yes Abeli Jesus Abeli Yes Abeli akazina keza cyane rwose nawe ndise Haleluya Amen Haleluya amahugurwa rero tumazemo iminsi y'abapasiteri ararangiye ndatekereza ko twese twafashijwe n'umwuka wera ariko hagati aho ngaho mbere yuko rero dutaha ndagira ngo kuko hari ibintu byabuze amandazi bambwiye ko habuze n'amagi n'ibyuma na voka mbere yuko dutaha rero ndagira ngo baze kudusaka security ari buze kubimfashamo mukiri ku mirongo yanyu rwose mbere yuko mutaha no kwihangana gato kambayeho iki mfite icyuma byarinda zisawo ko kwe wariri Yesu narizanye ngo baranyica barakubamba byagenze bite mfite avoka ariko Kadunda narakubwiye bwa bukosa bwose ukora hanze wabuzanye no mu gipasiteri fit wa mbere naze vuba wane imishuka byacitse irindo se mbigenze rigi no Asashaka n'icyo yumvise sha ibikijunditse n'ibitama byose birabyushe sha tandaza turebe sha toka genda wakabiri vuba nta mwanya vuba akoze ibimana biba none nkweto yashe mwaho sha no mu nkweto bari kurebamo se toka genda eshawuri kujesha mfite icyuma mani niba ari kuri bari kubigenza turapfuye none uko ryagi nibye naribitse mu gikapu cyawe kanakumira iki mfite hano se ahubwo mbwira njye Kadunda ibintu usigaye unkorera ndakwitakana ahubwo mbwira voka mbigenze ndakwitakana voka mbigenze neza voka se wayiriye no Nzi ikibuto ndabigenza kijundike vuba Kadunda wino hano akusha ubundi wowe mu bapasiteri mfite kari wowe nanutse ujunditse ibiki Security nkubwira urabona atari wowe wari waratumariye vuba na vitamine afite iki ducyo nacyo cyatumariye amagi ngwino hano aho se murabeho nta by'ubupasiteri umuntu atarya ubundi se muri kubasezera mwari muzi ko mbajyanye gereza iyo tubimenya tukigendera n'igitsi